ese ubundi umuntu murinda kumwita umutinganya aba yaratinganye na ba nyoko, aba yaratinganye na ba nyoko wanyu, aba yaratinganye na bashiki banyu. Karara wambeshuwe, muhamagare Karara ze hano. Nari nabuze ikintu mvuga cha. Mamagarira Karara ze hano. Mamagarira Karara ze hano. Menya baramufunze kuko amaze myiza akora ibikorwa Mana mumbabarire reka mbabwize ukuri reka ibi bintu tubivugeho twitonze. Mana ndaguhimbaje ndaguhaye ikibero ko yakutumye mbona ikintu ngiye gutogoteraho. Guys, reka mbabwize ukuri. Karara yigize umuntu ushaka kwinjira mu ngo z'abandi iyo itabonye urugo. Ese Karara ko nawe numvisha amakuru ku rugo rwawe ruba rutameze neza ngo bakuraza bufuni? Aya makuru zaba yumvishe nayumvanye abashuti be. Gusa ko Karara wijya kumuvuga ibintu byinshi ko ntabyo umuziho byinshi, ariko nyine biriya bintu yakoze ntago byari bikwiye. Karara akunda kwivanga mu ngo z'abantu. Urajya kuvuga umugabo wa Miki, urajya kuvuga ngo umugabo wa Miki, wowe umugabo noneho fata umwana wa Miki man, umwana wa Miki utazi iyo biva niyo bijya. Umugabo wa Miki sura witwa ngo aga promoter. Wowe Karara aga promoter nubwo wamufungura nduri dushumi tw'inkweto ziwe wa Marine. Karara aragutuka gitondo urabuye. Nashaka nuke na agenda tuke nubundi muhaye content aba yabuze ibyo avuga dore nta nubwo YouTube ngira ngo ikimwishyura. Aga promoter ni umugabo utunze Miki, n'umwana Miki n'umukobwa witeje imbere ukora. Miki sindamona yaje matiku yawe byibuza niyo utuka Miki cyangwa ugatukana aga gufata umwana we nago wabyaye nta gushobora kugira uziko ngiye nabibonye yafashe umwana nibura none se undi uramwana ko bari kumwe bahuriye cyangwa yari kumwe na mama we uno muntu uri kumbwira ngo mvuye gusenga mu idini ry'iwanyu mvuye gusengera kuvuye gusenga se kandi nabyo ugiye kubiza ariko se umunyarwanda ashimishwa n'iki wa umunyarwanda niki kimunezeza byibuze ngo umuntu azakimenye akizana bari cyabahereza kuvuye gusenga nabyo bibaye ikibazo. Ndabiyamemiza kuri cyane kuko mvuye gusenga muri church yateraniye mu nzu yiwabo. Ngereka mbabwiza ukuri mani ariko tiya wambari ka broka zino ano mabyi uyu witwa niba ari ngo isekere wamubrotse oya bamaremu ariko disi rero Karara ngewe buretse gatwatesha na gutwara Karara niba ari Karara muri ibintu byo kujya guswana n'abantu bagiye batandukanye benshi ntago ari byiza kuko muri iyi si kubaho n'ukubana baho nanjye mbe niba ushwana n'abantu bose ntago ari byiza. None se bejo bunini ukenera ubufasha uzabuhabwa nande my boy uzabuhabwa nande. Karara ndakubwiza ukuri nakubeshye yuko iyi Kigali yuzuyemo content ntago waburi ikintu uvugaho ariko Karara nawe warabyaye Karara nawe ufite abana ujye umenya yuko buriya iyo uri murakore iyo hari ikintu ukoreye umwana kibi ntago uba ushaka umwana ubushaka nyina babara cyane kuko nubo waramubyaye biramubabaza pe. None gufata umwana wa Miki ukajya kwandikaho ngo amagambo ngo uvuga ngo ku mugabo wa Miki none se ko atari umwana wari kuvuga umwana wari umupostingi iki. Karara rero nawe biragaragara ko ari igifuru ubuze umuntu ushwana na nyina akajya kwata ku mubebe ntago ari byiza. Umwana n'umuziranenge Karara, umwana n'umuziranenge. Nawe ufite umwana nawe ubonye hari umuntu wafashe ifoto agapostinga umwana wenda bizi ko bitakunezeza. Barasagira umwana nawe njya numva yikanashura ngo yarabyaye ibyo ari byo byose arabafite ngo ajya yikanashura no kugira utemwa. Ariko Karara ngiye Karara kandi mbona ari umugore mwiza cyane ukuri kw'Imana mbona ari ameze nk'umuntu wanagira n'impuhwe ariko ntago nzi yutu ibintu byaca none rero. Ariko buriya Karara nawe nubwo turi kumuvugaho ubu wabona nawe hari abantu baba bamushajije wa muntu burana wagukubise nka kote burana wagukubise version ye wakumirwa n'ababuze n'abana. Ariko na version nimwe muye uburenganzira bwo kujya ku mwana sharega abana n'abaziranenge gusa umwana hari wararengereye wari kuzana ukapostinga nimwe kwemerera kwata ku umwana muto yungana wari kugenda ugapostinga Miki ukataka wongo waga promoter ukataka uriya nabonye ufite inyinya yitwa nde Jessica
ukagenda ukabatuka washaka ukabakoresha icyo ushaka ariko buri iyo bigeze ku mwana uba warengereye sheri ntago ari byiza umwana kandi nawe iyo wabyaye Clara warabyaye urabizi ukuntu umwana bimera iyo postinze umwana wa mugenzi wawe nyina niwe bibabaza ntago ari byiza nyine nawe ugomba gushyiramo imiyaga ugatuka nyina ugatuka se nta ribi ariko umwana ukamwihorera Karara nkwamagaye kangahe Karara ndakubujije kandi ibyo bintu byo kuza kuvuga ngo nagukoresha TikTok ngo nago TikTok yishyura TikTok irishyura sheri ahubwo ubwo nuko wowe bataraguha kuduceri twa TikTok ngo Karara rwaye bifukunye oya mwimutuka ariko nawe nyine yakoze amakosa pe nazumva afite imbaraga ari n'umutima mwiza azasaba imbabazi abo yakoreye amakosa azabasaba imbabazi kandi nabo basabana imbabazi ngiye mba mbona umutipe ngo ni agapromota ananitonda pe mba mbona ari umutipe wicecekeye mba mbona nyine ari umutipe udashaka kujya mu matiku yanyu ariko mukanga mukayamuzanamo ibyo rero nta kintu byabamarira mureke mikina aga biyubakire birerera akana kabo nuriya mukobwa witwa Mikitesha njya mbona atari umukobwa upfa gushwana n'abantu ukuntu njya mubona nyine mbona ari umukobwa udakunda ibintu nyine byo gushwana n'abantu ariko se iyo umuntu yibereye umusitari mu muziziki uwo mwana ngo ni Miki ko mba naramubonye ejo bundi ari yikinira amafilime muba muri kumuziziki izina ryo muntu ngo Karara dore ko nahise amukira mu kinyarwanda ngo Karara ngo none se buriya ngo uri umuhungu uri umutinganyi ntabwo ngenda umutinganyi abantu barabivuga ngira ngo ahari wenda babivuga bakurikije ukuntu nambara wenda si imyitwarire yanjye rimwe na rimwe imeze nk'iy'abahungu ngira ngo niho bahera bavuga yuko ndi umutinganyi ariko ntabwo ndi umutinganyi ikindi kandi nta nubwo nkunda abatinganyi ahubwo rero ngewe hagati aho ngaho ni munshakira umusheri kuko mwirirwa munshinja cyane munshakira umuntu dukundana basi bigira inzira kandi ikindi umva mbabwire mani nimukinjirira abantu buri muntu wese afite amahitamo buri muntu wese afite gukundana erega nabo ngabo muvuga ngo nabatinganye n'abantu washaka hari ubwo abari wowe wakunze hari umwene wanyabakunze hari umuntu w'iwanyabakunze wewe uno muntu uri kumbwira ngo mvuye gusenga mu idini ry'iwanyu mvuye gusengera kuba uvuye gusenga se kandi nabyo ugiye kubiza ariko se umunyarwanda ashimishwa n'iki wamwe umunyarwanda nicyo kimunezeza byibuze ngo umuntu azakimenye akizana bari cyo abahereza kuba uvuye gusenga nabyo bibaye ikibazo ndabiyamiriza kuri cyanuka kuba mvuye gusenga muri church yateraniye mu nzu y'iwabo ngereka mbabwiza ukuri mani ariko tiya wambara ukabroka zino ano mabyi uyu witwa niba ari ngo isekere wamubrotse oya bamaremu ariko disi rero Clara ngewe buretse gatwatesha na gutura Clara niba ari Clara muri ibintu byo kujya gushwana n'abantu bagiye batandukanye benshi ntago ari byiza kuko muri iyi si kubaho n'ukubana baho nanjye mbe niba ushwana n'abantu bose ntago ari byiza none se ejo bundi nukenera ubufasha uzabuhabwa nande my boy uzabuhabwa nande Clara ndakubwiza ukuri nakubeshye yuko iyi Kigali yuzuyemo content ntago wabura ikintu uvugaho ariko Clara nawe warabyaye Clara nawe ufite abana ujye umenya yuko buriya iyo uri murakore iyo hari ikintu ukoreye umwana kibi ntago uba ushaka umwana ubushaka nyina babara cyane kuko niba waramubyaye biramubabaza pe none gufata umwana wa Miki ukajya kwandikaho ngo amagambo ngo uvuga ngo ku mugabo wa Miki none se ko atari umwana wari kuvuga umwana wari umupostingiye iki Clara rero nawe biragaragara ko ari igifuru ubusa umuntu ushwana na nyina akajya kwata ku mubebe ntago ari byiza umwana ni umuziranenge Clara umwana ni umuziranenge nawe ufite umwana nawe ubonye hari umuntu wafashe ifoto agapostinga umwana wenda bizi ko bitakunezeza Clara asagira umwana nawe njya numva yikanashura ngo yarabyaye ibyo ari byo byose arabafite ngo ajya yikanashura kwikanashura n'ukugira utemwa ariko Clara ngiye Clara kandi mbona ari umugore mwiza cyane ukuri kw'Imana mbona ari ameze nk'umuntu wanagira n'impuhwe ariko ntago nzi yutu ibintu byaca none rero ariko buriya Clara nawe nubwo turi kumuvugaho ubu wabona nawe hari abantu baba bamushajije wa muntu burana wagukubise version ye wakumirwa n'ababuze n'abana ariko na version n'imwe imuye uburenganzira bwo kujya ku mwana asharega abana n'abaziranenge
gusa umwana hari wararengereye wari kuzana ukapostinga ni nimwe kwemerera kwataka umwana muto yungana wari kugenda ugapostinga ukataka wongo aga promoter ukataka uriya nabonye ufite inyinya yitwa nde Jessica ukagenda ukabasha kukabakoresha icyo ushaka ariko buri iyo bigeze ku mwana uba warengereye sheri ntago ari byiza umwana kandi nawe iyo wabyaye Clara warabyaye urabizi ukuntu umwana bimera iyo postinze umwana wa mugenzi wawe nyina niwe bibabaza ntago ari byiza nyine nawe ugomba gushyiramo imiyaga ugatuka nyina ugatuka se ntaribi ariko umwana ukamwihorera Karara nkwamagaye kangaye Karara ndakubujije kandi ibyo bintu byo kuza kuvuga ngo nagukoresha TikTok ngo nago TikTok yishyura TikTok irishyura sheri ahubwo ubwo nuko wowe bataraguha kuduceri twa TikTok Karara rwaye bifukunye oya mwimutuka ariko nawe nyine yakoze amakosa pe nazumva afite imbaraga ari n'umutima mwiza azasaba imbabazi abo yakoreye amakosa azabasaba imbabazi kandi nabo basabana imbabazi ngiye mba mbona umutipe ngo ni aga promoter ananitonda pe mba mbona ari umutipe wicecekeye mba mbona nyine ari umutipe udashaka kujya mu matiku yanyu ariko mukanga mukayamuzanamo byo rero nta kintu byabamarira mureke mikina aga biyubakire birerera akana kabo nuriya mukobwa witwa Mikitesha njya mbona atari umukobwa upfa gushwana n'abantu ukuntu njya mubona nyine mbona ari umukobwa udakunda ibintu nyine byo gushwana n'abantu ariko se iyo umuntu yibereye umusitari mu muziziki uwo mwana ngo ni Miki ko mba naramubonye ejo bundi ari yikinira amafilime muba muri kumuziziki ngizina ryo muntu ngo Karara dore ko nahise mukira mu Kinyarwanda ngo Karara ngo nese buriya ngo uri umuhungu uri umutinganyi ntago ngende umutinganyi abantu barabivuga ngira ngo hari wenda babivuga bakurikije ukuntu nambara wenda si imyitwarire yanjye rimwe na rimwe imeze nk'iy'abahungu ngira ngo niho bahera bavuga yuko ndi umutinganyi ariko ntago ndi umutinganyi ikindi kandi nta nubwo nkunda abatinganyi ahubwo rero ngewe hagati aho ngaho ni munshakira umusheri kuko mwirirwa munshinja cyane munshakira umuntu dukundana basi bigira inzira kandi ikindi umva mbabwire mani nimukinjirira abantu buri muntu wese afite amahitamo buri muntu wese afite gukundana erega nabo ngabo muvuga ngo nabatinganye n'abantu washaka hari ubwo abari wowe wakunze hari umwene wanyabakunze hari umuntu w'iwanyabakunze ese ubundi umuntu murinda kumwita umutinganya aba yaratinganye na ba nyoko aba yaratinganye na ba nyoko wanyu aba yaratinganye na bashiki banyu njye mwita n'abana amazina mabi mugakabye abanyarwanda bamwe na bamwe rwose na skills muracyari hasi down abantu murimo murandika ngo mfite sheri ndamufite ariko ntago aba mu Rwanda nanjye ndamufite ariko ntago aba mu Rwanda tuvuge kuri Clara watutse umwana wa Mika muteruye mu isura akamwandikaho amagambo akomeye urakoze kutuma mana we Karara wambeshuwe muhamagare Karara ze hano naye nabuze ikintu mvuga cha mamagarira Karara ze hano muhamagare Karara ze hano naye nabuze ikintu mvuga cha mamagarira Karara ze hano menya baramufunze kuko amaze myiza akora ibikorwa mana mumbabarire reka mbabwize ukuri reka ibi bintu tubivugeho twitonze mana ndaguhimbaje ndagwaye ikibero ko yakutumye mbona ikintu ngiye gutogoteraho guys reka mbabwize ukuri Clara yigize umuntu ushaka kwinjira mu ngo z'abandi iyo itabonye urugo ese Clara ko nawe numvisha amakuru ku rugo rwawe ruba rutameze neza ngo bakuraza bufuni aya makuru se bayumvishe nayumvanye abashuti be gusa ko Clara wijya kumuvugaho ibintu byinshi uko ntabyo umuziho byinshi ariko nyine biriya bintu yakoze ntago byari bikwiye Clara akunda kwivanga mu ngo z'abantu urajya kuvuga umugabo wa Miki urajya kuvuga ngo umugabo wa Miki wowe umugabo noneho fata umwana wa Miki man umwana wa Miki utazi iyo biva niyo bijya umugabo wa Miki sura witwa ngo aga promoter wowe Clara aga promoter nubwo wamufungura nduri dushumi tw'inkweto ziwe wa Marine Clara aragutuka gitondo urabuye nashaka nuke na agenda tuke nubundi muhaye content aba yabuze ibyavuga dore nta nubwo YouTube ngira ngo ikimwishyura aga promoter ni umugabo utunze Miki n'umwana Miki n'umukobwa witeje imbere ukora Miki sindamona yaje matiku yawe byibuza niyo utuka Miki cyangwa ugatukana aga gufata umwana we nago wabyaye nta nugushaka kugira
uzi ko njye nabibonye yafashe umwana nibura none se undi uriya mwana ko bari kumwe bahuriye cyangwa yari kumwe na mama menya baramufunze kuko amaze iminsi akora ibikorwa